Igitaramo cyatumemo The Ben i Kigali cyavanywe kuri Canal Olympia kimurirwa muri Beka Arena ku mpamvu abari kugitegura birinze gutangaza amakuru yacaracaye ku bitangazamakuru byandika ku myidagaduro hano mu Rwanda ku mpamvu zitunguranye zitatangajwe. Abari gutegura igitaramo cya Rwanda Rebirth Celebration bamaze kukimurira muri Beka Arena. Uretse kwimura aho iki gitaramo kizabera, nta byinshi byahindutse ku matike yo kukinjiramo, yewe nta n'icyahindutse ku bahanzi bazaririmbamo. Indi mpinduka yabayemo nuko ameza yagurishwaga 500 yakuweho agashyirwaho tike y'ibihumbi 200. Rwigema Gedewo uhagarariye Easter Gold itegura iki gitaramo yahamirije ibitangazamakuru byandika ku myidagaduro ko ari impinduka zatunguranye ariko bagomba kuzakira. Uyu mugabo yavuze ko abaguze amatike nta na kimwe cyahindutse kuko n'ibiciro byayo nta kinini cyahindutseho. Kwinjira muri iki gitaramo ni ibihumbi 10 mu myanya isanzwe, 20 mu myanya y'icyubahiro, mu gihe abanyeshuri bazinjira ku 500 bazaba baguze amatike mbere. Abazagurira amatike ku miryango, abanyeshuri bazagura ku 10,000 mu gihe ayaguraga 10,000 azishyurwa 15, 20 akagurwa 30, naho tike mu 200 ikagurwa 250. Abazitabira iki gitaramo ndetse n'abanyeshuri mu mujyi wa Kigali, tike bazaba baguze izajya iba iriho ikiguzi cy'urugendo rubageza ahabereye icyo gitaramo rukanabacyura. Iki gitaramo gitezwe ko kizaba tariki ya 6 Kanama 2020, kikazaririmbamo abahanzi barimo Bwiza, Kensol, Chris Easy bari mu bashya ariko bagezweho muri muzika, ndetse na Bushari wanahuriye ku rubyiniro na The Ben mu mwaka wa 2019. Iki gitaramo kitezweho kuzuza Beka Arena ijyamo abantu 10,000, kikazayoborwa na Anita Pendo afatanyije na MC Tino. Iki gitaramo kizanacurangamo kandi aba DJ bakomeramo DJ Toxic afatanyije n'itsinda ry'abakobwa bashya muri uyu mwuga ariko bagezweho barimo DJ Higa ndetse na DJ Risam. The Ben ategerejwe i Kigali nyuma yo gutaramira muri Sweden afite igitaramo tariki ya 30 Nyakanga uyu mwaka. Andi makuru ari kuvugwa cyane mu gihe i Kigali kwitegurwa iserukiramuco rya Kigali Up Festival, ibura yakomeje gutegurwa ibitaramo by'abahanzi bo mu Rwanda barimo Davis D, Patient Bizimana bamaze igihe kirekire ndetse na Gentil Misigaro nawe uzabihakorera. Amakuru mashya ku bitaramo by'abahanzi bo mu Rwanda agaruka mu iserukiramuco rya Kigali Up, ibitaramo bya Davis D ku mugabane w'Uburayi ndetse n'uruhererekane rw'ibitaramo bya Gentil Misigaro. Muri hererekane rw'ibitaramo 5 Gentil Misigaro hagiye gukorera i Burayi harimo icyo azahuriramo na Patient Bizimana mu Bubiligi tariki ya 14 Kanama 2022. Kigali Up Festival mu isura nshya y'abanyamuzika bize ku Nyundo, nacyo ni ikindi gitaramo gitegerejwe i Kigali. Kigali Up Festival igiye kongera kuba nyuma y'igihe idakorwa kubera impamvu zitandukanye zirimo na COVID-19 igiye kugaruka mu isura nshya y'abarangije umuziki mu ishuri ryo ku Nyundo. Iri serukiramuco riteganyijwe tariki ya 6 Kanama 2022 ryatumye abahanzi biganjemo abarangije mu ishuri rya muzika rya Nyundo barimo Igor Mabano, Mili Karigombe, nibo bahanzi bafite amazina wenda azwi bazaba bari muri ibi bitaramo. Ayo rero n'andi makuru, ayo namwe mu makuru yaragezweho muri showbiz y'u Rwanda kuri uyu mugoroba. Kwinjira muri serukiramuco bizaba ari 20 ku muntu umwe uzabyitabira rya Kigali Up Festival ryaherukaga mu mwaka wa 2018 ubwo ryatumirwagamo Alpha Burundi. Mukomeze mukurikire amakuru tubagezaho hano kuri Gurira HF, ubundi mujye munakora subscribe.